Yes Francis Paul nongeye kwifuriza ibihe byiza cyane aho muri hose mukomereze kumererwa neza cyane. Nta kituzinduye ni ikintu gikomeye cyane nyuma y'igihe kirekire, nyuma y'iminsi myinshi, nyuma y'iminsi igera muri 5 tuvuga nimero 6, tuvuga abakinnyi batandukanye ya siporo iri kongera imbaraga muri squad yawe cyangwa se squad player irimo irareba ko yagira abakinnyi benshi, ikagira option nyinshi. Rayon Sports ni muri urwo rwego rero ikaba ivuye kwakira umukinnyi nimero 6 waje muri Kenya Airways kabisa, akaba yaje ku isa n'iminota 55 agera i Nyarugenge kabisa, azuye umugoroba ashika i Nyarugenge. Ngira ngo ni miss yari ishize igera kuri 5 rwose Rayon Sports isinyisha abakinnyi mu buryo bwose. Baze batumenyesha ko bafite nimero 6 ukomeye cyane nawe ugomba gusinya. Rero arashize ageze i Nyarugenge, ni nabatangaje ko uyu mukinnyi araza kugera i Nyarugenge kuri uyu munsi mu masaha y'umugoroba. Nari mbizi ko araza kuhagera right, kuko arakoreshwa imyitozo kuri uyu munsi mu masaha y'ikigoroba. Araza gukora imyitozo ku ruhande, araza kubakora imyitozo mike cyane. Ngira ngo match yo ku cyumweru ashaka kudakoreshwa, cyangwa se Robertinho akaza kumuhereza iminota mike cyane, kuko uyu ni umusore ukomeye cyane yakinaga. Ni umusore ufite imyaka 24, ngira ngo ni umusore ubona ko agifite icyo bita, urabona ukabona ko afite ntago ari umusore ukuze cyane, ni umusore ubona ko afite work-rate, ni umusore ubona ko rwose ashaka kuzafasha Rayon Sports. Ageze i Nyarugenge yakiriwe n'abagabo batandukanye mu rwose bamwakirana urugwiro. Ngabo Ben ni ibisanzwe, ndetse na Delphine aba hari rwose, kamera aba yayitunganyije, ndetse na Claude Muhawimana niwe ukunda kwakira abakinnyi ba Rayon Sports mu masaha y'umugoroba rwose. Ku isa n'iminota 55 uyu mukinnyi yarashitse i Kanombe, aje kuba yagiye gute, aje kuba yafasha Rayon Sports, aje mu muryango mushya w'abantu wa miliyoni zirenga 6 z'abafana, niko mba bavuga. Ubwo rero Rayon Sports, ubwo iyi ni inkuru nziza cyane, ni inkuru nziza cyane rwose. Rayon Sports, abafana Rayon Sports musaba Imana ikintu kimwe, uyu mukinnyi abe ari supply cyangwa se umukinnyi mwiza cyane, mugize amahirwe akabafasha Rayon Sports yaba equipe ishobora kuba rwose 85 yaba muri mu makipe byibuze atane igikombe mu buryo buri officiel, cyangwa se mu buryo ubona ko nyine ari uburyo bugaragarira amaso ko Rayon Sports iri ku gikombe, kuko Rayon Sports yahita igira mediane imeze neza cyane. Richard Ndayishimiye ndetse na Muhire Keve hakaza kugira gutya, wenda bakaba bakora muri remplacement atandukanye, bakaba bazana abakanamugireje, bakaba bazanamo abo basore ba Adama Bakayoko, bakaba bazanamo abasore nka ba Pape, bakaba bazanamo abasore nka ba Fisto. Urumva ko mediane igiye kugira icyo bita options, cyangwa se uburyo bwinshi uyu mukinnyi naza kuba yabafasha. Rayon Sports irabibonye, squad player cyangwa se umukinnyi ushaka kuzafasha abandi kugira ngo Robertinho abone icyo bita mbese hazemo competition hagati mu kibuga. Ngira ngo ageze i Nyarugenge, abafana Sports ageze i Nyarugenge umukinnyi ukomeye cyane, Suleiman Dafe, umusore w'imyaka 24 rwose w'umunyamari, kuko atandukanye under 20 mari under 17 akaba agonye ayo ma equipe kabisa. Urumva ko n'umukinnyi ufite byinshi agomba gutanga muri equipe Rayon Sports, akaba arasinye igihe kinga n'umwaka right n'imyaka 2 muri Rayon Sports. Ni inkuru nziza cyane, akaba ageze i Nyarugenge right. Uza kuba ngubu yagize mu Nzove, barimo ko dukoze iyi nkuru nijoro, mu kanya gato gose itamuryana mu Nzove ajye kuruhuka. So ngira ngo kubijyana n'umutoza Selami nawe rwose like mfite amakuru ko rwose we ntago nigeze mbona amafoto byeteganyijwe ko ashobora kuzana n'uyu mukinnyi w'umunyambari, ariko ku munsi we nabagomba kugera i Kigali akaza gufatanya na Robertinho gukomeza kureba ko bafasha Rayon Sports gutsinda, bakazera ko bazatwara igikombe muri uyu mwaka cyangwa se muri iyi sezo, nyuma y'imyaka igera muri 4 yose. Right, abafana Sports nizere ko munyotewe igikombe ku rwego ruhambaye. Ubwo uyu mutoza nawe ni umutoza ufasha Robertinho cyane, ariko cyane mu byumba abafana Sports mu buryo
bwa tactique, mu buryo bwo gusimbuza abakinnyi, mu buryo bwo kureba abakinnyi barushye, mu buryo mbese ibintu byose, kuko Robertinho nyine ni umuntu ni umusaza nyine ufite imyaka igiye hejuru, aramufasha cyane. Kamabwire ngo abafana siporo musigane ibihe byiza cyane, ubwo umukinnyi wanyu araje agiye gutanga icyo bita competition hagati mu kibuga. Imana ibafashe, aba ari umukinnyi mwiza cyane, biraza kugira gute kubafasha muri squad kabisa, competition izamuke right. Ciao ciao.